kurira aturutse ku mubabaro. Yameze neza wowe ndenya bagasubiza sha. Se kama utari gusubiza handikiye message maze iminota inganye karansubiza agakobwa kansubiza koko. Saka kantu shagasigaye kambye sinakagako suko kansubiza koko. Karanshubije we Siganza. Yo va muri fone tuvugana nta kibazo telefone tuvugana. Seka mubaze nagutumije ngo uze hano mucyara mu ntebe zanjye uhacatire uganire n'abantu bawe cyangwa nagutumije ngo uze tuganire. Ni oya wapi nyine nuko nandi gucata mu gake nawe uri busy ako nta kibazo. Nese undi wanshakira ikibufure iye nabyo ibintu bikunda dukora gahunda zakuzanye zo umuntu aguhamagariye ibindi bijyamo wageze mu rugo kumvikana ayo ibintu bikunda. So nuvuga ngo ikintu ushakiraga nshaka tuganira. Tuganira yego ndagukeneye nkuko bigiburiye. Nuvuga ngo ikintu nagushakiraga urabizi umaze kuba umugabo urakoze kandi ubana na sister wawe. Urabona umaze kuba umugabo kandi urakuze bihagije. Ni ukuvuga ngo ukeneye akazi kandi uko nkubona nyambona utameze nkaho ufite mu bushake ibera mu Instagram, Facebook, ku mbuga kandi urabizi ko gufasha mushiki wawe kubera ko nutamufasha ibintu byinshi nyine akora mu nzu, kwishura inzu, amazi n'ibindi ntubyikorera agutunze mbese agutunze mu rugo buryo. Kandi nanone urebye ni igisebanya n'umugabo kuba umusore ungana nkawe tunzwe na mushiki wawe ari wowe bakamuhagarariye ukamuberaho atari. Ndakumva bofu ndakumva kabisa kandi nabyiza gusa nyine ntabwo byakunda kanya ko nkora kubera ko my sister ni umugore wawe ntawe nagita ko umugore wawe ni sheri wawe kandi iyo ufite amafaranga urakora ufite akazi keza nise ni gute najya kuvundika nkora kandi mu rugo turye tukanywa tugakurika. Okay, kanemere ko mushiki wawe ari sheri wanjye ndabafasha bakorera kimwe cyose. None se niba uri umuntu w'umusore usubiza ubwenge inyuma ugatekereza ukareba ejo hazaza urabona ko mushiki wawe azaguma hari azabunguka cyangwa azashaka. Nese ubundi nkawe nk'umugabo intego yawe ni iyihe? Urebye urabona mushiki wawe wenda mushobora kubana pe siko ariko se ngambira uburyo uzasigara uzajya ku muhanda gusabiza kandi ufite mushiki wawe ubwo azashaka nawe agira amande ajya kwitaho agira inshinga. So rero nuvuga ngo tugenda muri menshi cyane ikintu ngamagariye nshaka ko utandukana na mushiki wawe. Haguze abantu usige mufite amafaranga mukiyemera ngushaka ko iki ntabwo wanyumvishe nsubiremo. Okay, sawa nta kibazo mani yanzu no yishura no tumenyera buri kimwe urumva ariko nanjye bro haramamaga nkubike mani ejo muri sister mwari byamanye uri kumva mu cyumba nanga kukuraburiza mani mbibwire sister ko nabyumvishe nzabibwire me nanjye uzongera kugaruka mu nzu yacu nzakundiriza nubwo ari wowe yishura murezi.
ariko no utabumwa bisigaye kongoza gute sha nzakora iki cyo nzakora njyewe kizimana mane broski ujye ubona nkureka ukisanzura kuri sister wanyu ukamukaraba man ukamwoga bro umugize indaya yawe none naje kunza no kanuni ngomba gutandukana nawe uri mama wawe uri papa yenzakubunza broski kandi for sure uzambunuriza okay tukigina muri menshi ukuvuga ngo impamvu nanze ko ubana na mushiki wawe urakuze kandi uri umugabo ufite ubwenge umushaka amafaranga yawe ubundi ko numva wazamiye amagambo menshi ushaka kunyereka kurenza umuntu w'umurara ubundi imbere yuko umbona muri isura waba uzobona aho zindi we